Muraho neza abakunzi ba Umuhumuza Thierry, nk'uko mubizi ninjye mukunze kubana Tito Rutaremara, nkaba ngiye kubagezaho zino nkuru mu by'ukuri mu buryo bw'incamake. Ingingo turaza kwibandaho, ingingo ya mbere turababwira yuko Tshisekedi ari gutegura ibitero azatugaba nk'uko byatangajwe n'uwo bita Colonel Nanga, akaba ari umuhuzabikorwa wa AFC M23. Nanone kandi tuza kubabwira ko umubano wa Trump na Elon Musk washyizweho iherezo nk'uko Perezida Donald Trump nawe ubwe yabyitangarije. Naho mu makuru y'imikino turaza kubabwira yuko polisi FC yamaje gutandukana n'umutoza wayo Mashami Vincent. Nk'uko twabwiye ku ngingo ya mbere, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Colonel Nanga, umuvugizi Colonel Nanga nyuma y'uko agiranye ikiganiro n'abanyamakuru bamubaza ibibazo byinshi cyane byerekeranye n'uburyo amasezerano y'amahoro agomba gusinywa hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Colonel Nanga we yatangaje yuko bigendeye ku butasi bwabo bakomeje kwakira amakuru yuko avuga yuko Tshisekedi ari gutegura ibindi bitero azagaba ko M23 bitewe n'uko arimo aragenda atumiza za drone nyinshi, arimo aragenda atumiza abandi bacanshuro, arimo arasuganya abarundi ndetse na za wazalendo. Ukabona yuko amakuru ahari ari uko bashaka kugaba ibitero kuruta uko bakongera gusinyana amasezerano y'amahoro. Ibi rero birakomeza kugaragaza yuko inzira y'amahoro ikiri kure cyane. Muribuke yuko M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigize kugirana koro z'amasezerano y'amahoro hariya i Rwanda muri Angola, ariko biza kutagenda neza. Nanone kandi bajya muri Katari, muri Katari ko nabyo biranga, abahagaye M23 babanza gutaha, ariko Katari rongeye batuma barongeye basubirayo. Ukabona yuko Kongo nayo nkaho yakohereje delegation irimo abayobozi bakomeye bashinzwe iby'amahoro, ukabona ko ahubwo nta kindi kintu bashaka gukora usibye koherezamo abantu badafite inshingano zikomeye muri guverinoma, ndetse mbese abantu badashobora gutangaza ikintu ngo ubone ko cyakemerwa. Ibyo rero nibyo bikomeza kugenda bigaragaza yuko amasezerano y'amahoro cyangwa se agahenge hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakomeza kugorana. Nanone mukajya mwumva yuko hari abasesenguzi benshi bakomeza kuvuga yuko AFC M23 ishobora kuzashinga igihugu cyayo, bakunze bamwe kuvuga ngo ni Kivu Republic, tutazi neza. Ariko amasezerano y'amahoro uko bigaragaza kose, mu kiganiro cy'ubushize Senateri Vode Uwizeyimana yari yabigarutseho avuga yuko abona yuko amasezerano y'amahoro agoye cyane. Nanone ku yindi ngingo tugiye kubabwira nuko umubano wa Trump na Elon Musk ngo washyizweho akadomo. Ibi ngibi ni Trump wabitangaje ubwo nawe yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru bamubaza ati se wowe na Elon Musk bimeze bite, ariko akomeza kubabwira yuko umubano wabo warangiye kandi nta na gahunda afite yo kuwuzahura. Ngira ngo murabizi ko Elon Musk ari we muntu w'umukire wa mbere hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose, nubwo bamwe batabivugaho rumwe, ariko muzi ko yagize uruhare rukomeye mu kwamamaza Donald Trump, ariko akaba amuhindutse nyine bitewe n'uko amasezerano bashaka gusinyana nyine Trump yayanze, inteko ishinga amategeko ya Amerika irayanga, bitewe n'inganda. Murabizi inganda za Tesla, imodoka za Tesla nyine bagira ngo bazigabanyirize imisoro, ariko Perezida Donald Trump n'inteko ishinga amategeko banga gutora iyo tegeko zikomeza kugabanyirizwa imisoro, ahubwo bavuga ko bagiye kuyongera. Ibyo rero byatumye inshingano Elon Musk yari afite nawe atangira kuzisezera, ahubwo ati nanjye ntabwo nakomeza gukorera ibyo ngibyo. Rero nibyo byaje kuvamo agatotsi mu mubano wabo, bituma umubano wabo utakimeze neza. Donald Trump rero akaba we yamaje rwose kumukura inzira ku murima, amubwira ati umubano wacu umeze nkaho warangiye, ati washyizweho akadomo. Naho amakuru avugwa mu mikino turababwira ko polisi FC yamaje gutandukana n'umutoza wayo Mashami Vincent. Ngira ngo bari bamaranye igihe, ariko niba twabyita impamvu wenda z'umusaruro mukeya, niba turi bubyite wenda yuko batamwishimiye cyangwa se ibyo bamuteganyagaho atari ibyo bamushakaho, ntawamenya. Ariko ubwo ngubwo murabizi mu isi ya siporo ibyo ngibyo bibaho. Umutoza yasinye n'ikipe, iyo ibyo bamushaka ngo bitabonetse bashaka kumubwira ati bye bye,
reka dushake undi wenda no mu makontara babasinyenye umenye biba birimo. Nayo makuru rero twari tubafite kuri aya masaha. Ni na Tito Rutaremara muri kumwe, mukomeze gukora subscribe, share na comment kuri no YouTube channel yacu Umuhumuza Tseri.